muteze amatwi radiyo Rwanda namwe bakunze ibikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba radiyo yanyu yabateguriye igice cya mbere cy'umukino witwa Ntukihebere Itararenga, wanditswe n'umubyeyi Desturi Sylvia, unonosorwa n'itorero Indamutsa. Hari benshi bagifite imyumvire igayitse ko umwana w'umukobwa nta gaciro akwiye mu muryango, ko atagomba kubona umugabane ku mutungo w'umuryango ngo kubera yemwe ko azajya gushaka iw'abandi. Ese namwe niko mubyumva? Umwana w'umukobwa azakomeza atsikamirwe ndetse n'abamukomokaho? Gusa ariko burya amategeko arahari kandi abereyeho gukemura ibibazo. Nimukurikire umukino. Bose n'uruzi ijoro gukomanga ahangaha. Yewe ukomanga nijoro urinde? Yewe Ukomanga? mukecuru, reka afungure ndebe. Reka sigaho batabara abagizi ba nabi bakagutema cyangwa abajura. Ureba ko bakubita agatoki ku kandi ngo kubera ibigori twasaruye iriya mu kibaya n'amasaka dufite hano mu nzu. Yewe, nimumfungurire mukecuru. Erega ni njyewe Amahoro uje. Ni mushiki wanjye uje. Yo, ukuntu ari mukumbuye. N'umwana wanjye uje koko de. Gira ufungure vuba tate. Mufungurire imbeho kunshyira hanze dore hariho umuyaga mubi w'impeshyi. Reka njya gufungura rwose. Nyaruka. Muraho Tade. Muraho Amahoro. Muraho neza. N'umuhungu wabaye umusore se? Tisa bamaze gukura da. Ngaho nyokuru na nyogokuru Tisa. Muraho mama. Uraho mwana wa. Muraho neza mama. Uraho urakomeye. Naho ndakomeye. Nuko nuko. Bereta nakabye inzozi ye. Uzi ukuntu naraye ndose mfata bisi naho yari wowe wazaga muri iki cyaro. Icyo hino nongeresha. Uraho urakomeye. Muraho neza. Ese muri ayo mahanga ya Kigali ribagize he? Yewe ibyo byo harashyushye cyane da. Ariko mumeze neza ndabona atakimubaye. Ntacyo tubaye. Tisa, gahobera nyogokuru wawe. Yakwerukaga ryari rwaguherukaga kera uri akana gato. Uraho ma, cyumuhobera nyabu uraho. Ubwo uranyibuka se Tisa? Ndinde? Muri nyogokuru se. Arakwibuka da. Ndiko shaho uri mu wakagaye. Ndi mu wa kane. Nigeze nsibira. Nsibiriye da. Ese uri mu bikitade ko mbona ubareba gusa. Cyafashe ibikapu byabo tubivane mu nzira ngire mbashakira icyo barya. Nubwo tutari twabiteguye muri hangana. Nta kibazo. Ndari ibigori murye bana banjye. Murakoze cyane. Uretse ko tukinananiwe rero. Birumvikana. Urugendo rwari rurerure cyane. Amakuru se yiye muri ayo mahanga. Bitese ko imyojo wamo ukaba wisubiza ikigori ku isahani utanakinaza. Ni ibibazo. Amahanga aranze arananiye. Niko nyine ndigarukiye mu cyaro iwacu. Yagarutse ngo mfate isuka mpinge. Njye n'umwana wanjye ntitugiye kuzicwa n'inzara mu mujyi. Gahure. Utiki w'amaho. Ngo ugarutse iwanyu? Garutse iwacu rwose. Uje kwiturira ino se? Biraba ibyuya ntibiba amaraso. Uramenye? Nizere ko udakomeje. Urabizi neza ko nta mwanya wawe uri hano. Ni ukuri. Ese ko mbona mutishimye, ko mbona mundeba nabi. None uragira ngo tugushime? Niko mukobwa.
none se nari kujya kubayo ahandi urakomeje se ndakomeje da mwanya wanjye uri hano iwacu rega aha mu rugo rw'ababyeyi aho navukiye karisubiza w'amahoro uribeshya cyane kuki iyo umukobwa yakuze nta mwanya aba agifite iwabo heka burya umukobwa yaremewe kuvuka akarerwa agakura akajya iw'abandi wowe ufite imyaka nk'iy'umuserebanyi abandi bubaka urugo bagahesha ishema umuryango naho uraje n'umwana tutazi iyo yavutse nimunyumvire nta birori utweretse nta nkwano tubonye uje kuruhira aha uzi kuri igishwi ariko njye sinzi ikibatera kuvuga nabi ko mwari mwanyakiriye neza munyishimiye tuje kuje kudusura njye nsanze ababyeyi n'abavandimwe iyo dusura ugende nyibusura nkaba mbona mutishimiye ko tubana mbagize ne koko tuvuze ngo uje kukura se niba ikibazo ntacyo ubona nta bwenge ugira ikiza utuzanye ahangaha ni iki uretse ibibazo uje ko byagira ahangaha ku ivuko umukobwa kwamba umugore ungana utyo mu gitondo ubyuka uvira aha agende rwose usubiriye mu mujyi n'umwana wawe ujye uza kudusura nk'ibisanzwe ni rwose urumva nanjye ngo nabyaye nzabakobwa abakobwa bahise bakobwa cyawe nta mugabo napfushije mpagaze ahubwo mana yanjye ntabwo bishoboka ko nasubira mu mujyi pe ntacyo mpakora ntacyo nagerageje gucuruza baranyiba uramaze ibyo si ikibazo cyacu urumva tunabyitayeho rwose habe na gato niba ushaka no kubidusobanurira uragosorera mu rucaca koko kuko nta kintu tuvugana nawe akajya kwiryamira ibyo se ni mana yanjye umva ko umenye ko nta mwanya wawe uri hano sinzabana nawe sinashobora umugore n'umwana wo muri uru rugo ushobora kutakiri aha uranyumva akagenda ariko ku mana yanjye mama ko dusigaye mu kuzima turabigira ute agatara nako baragatwaye reka umwana we reba aho yajya ku musayonga mu nguni kira n'iki gitenge wiyorose mama turabigira dute ko iwanyu batwanze turageye ko n'iwacu i kigali hatakibaho batwirukanye mu nzu aho ihangayika tuyisa aha ni iwacu humura niho navukiye niho narerewe tuzahaba babyemera batabyemera nangwa nawe ni iwanyu ngeze ko atari iwacu nzabigirane ni amahoro se kuri temye tade yaba amahoro yahise sha nayo ese waramutse aramutse byagenze biteze wa mukobwa yaje sibyo uvuga ko ari nk'ihurizo ninde waje se kandi uba amahoro yaraye mu rugo we n'umuhungu we mwaramutse mwaramutse mbese muvuga uw'amahoro masenge yaje ngo njye kumuramutsa se ngo uw'amahoro yaraye aje dimo ariko ihangane ujye kumuramutsa ku mugoroba uvuye mu kazi nakoze iyo muhuye murarondo ikibabaje ni uko aje ntarahembwa ngo umugurire gafanta nanjye nari nzindukiye ku ibarizo buriya ndamusohoza nkavuyeho da ese ko mbona utishimye tade mumbaye rwose amahoro yaba afite ikihe kibazo ararwaye se harya ngo yazanye n'umwana we bari kumwe wa mugani ndabona tati yasa n'uwanyagiwe niko tati byagenze bite konzi ko ubusanzwe iyo masenge yaje uba wishimye ni iki cyabaye rwose nta shati yamuzaniye ayikuye iyo ngiyo warimo guteta mu bikomeye sirive ibirisi arimo guteta mu kanwa uzi ko amahoro n'umwana we baje kandi baje reka da ngo ntazasubira i kigali ngo baramwibye ngo bamusohoye mu nzu ngo nta kintu akigira ngo uretse cya cyana cye none ngo araje ngo aje gutura ngo iki ibyo ntabwo byashoboka ngo gutura ino ajya aretse ko numva atagira isoni uko se ariko none bakanakumira aho mwababajwe n'ibibazo yagize mubabajwe n'uko agarutse iwabo aho njye simbibonamo ikibazo rwose mva mbese uzi ko utareba kure ndimo njye mbabajwe n'uko yahombye ni ukuri uw'amahoro yari azi kwirwanaho yarabyarira umwana we wenyine ntawe yigeze arushya noneho ahuye n'ibibazo ngo ntazi iwabo
none urumva ataje guturisha n'urwo rubyaro rwe si ibyo se abarushya ateze amasenge si umwana ni umugore uzi ubwenge azajya yirirwa yicaye ngo mutamike ndamuzi neza aho ngaho ibyo uvuga we ntabyo uzi najyaga mbona barakugize umuyobozi w'akagari nkagira ngo uciye akenge aho cyari mu miteto gusa none urabona uw'amahoro azaba hehese azaba iwabo hakurikiza abane na nyina na musaza we murumva ahuye n'ibibazo aho kwiyandarika ahandi yari kugana ni hehe uretse iwabo ku ivuko ahubwo mukecuru arafashijwe yajyaga ata ku mugongo abonye uzajya amukuburira akamuvomera akamushyuhiriza utuzi ubundi akanamumesera uribeshya cyane mukecuru se n'ushyigikira amafuti mukecuru uzajya asukuma ibyahe nayo reka mbabwire ndabibutsa ko uw'amahoro ari iwabo kwa se na nyina atari ibivuye hehe nayo muranyumva biteye agahinda kubona murimo muvuga mutyo mushiki wanyu ndumiwe no kuri kwira ko umirwe iki rega amatwi wumve ndimo na mbere yo kugenda amenya ko uw'amahoro aje ntawe ari umukeneye inanga ntawe rwose umukecuru arashaje muramushyira he yamaze kuduha ibyacu njye na tadeyo hanyuma rero amasambu yari asigaranye njye nanone na tadeyo twari kugomba kuzayagabana birahindutse birahindutse bihindurwa nande se kuki mushaka kwikubira mwenyine mutaravutse mwenyine nimunsubize yeguriya ni umukobwa n'uw'amahoro arahari mubanze mumumenye umukecuru ntagire nawe ahubwo icyo mugenera ariko ibyo ninde wabivamo turyozwe rero uburenganzira bwacu tuzi umukobwa wabaye icyoye ntashake nk'abandi none se amahoro nta burenganzira afite iriya nzu umukecuru atuyemo niyo tadeyo yagombaga kurongorera cyane rwose urumva gahorekera kumurengera ndimo ntabwo yakwiye kuba yubatse ari mu rugo rwe urumva ahubwo turimo tunywa amata y'inkwano ye ubona umuhungu we nakura azubakaye ko azaduteraho induru ngo ashaka isaha si ibyo navugaga nanjye se nta kuri na guto mufite baba we dufite ukuri ntimwakagombye kwikubira no kuryamira uw'amahoro mwitwaje ko ari umukobwa yakwikorera ariko umukobwa nta kintu akwiye kugira mu muryango w'iwabo ibyo niko mubitekereza wese ubwo baba bamuha ibyiki agomba kurongorwa akajya iw'abandi aho ngaho akababyarira agahinga amasambu yabo wigeze ubona nyoko ajya guhinga kwa iwabo njyewe sinemera ko ari uko bimeze haba harimo akarengane gashingiye ku bitsina reka mbabaze mwese ni gute umubyeyi yabyara abana agaha umunani abahungu gusa bakamusiga ngo yagenewe kuzajya iw'abana ibyo bigomba guhinduka ibihindure turebe mubwire rero reka njyewe ngiye ku kazi gusetsa ariko nimvayo ndajya kuvuga nimenye gukuru kuri iki kibazo ntari bukumva uranyumvira abana gushyigikira amafuti amafuti amenya iyo basa umugore wawe ntiwamukira uranyumvira ibibazo ndimazanye wahora nicuriye warajya kureba mukecuru amureba mwese reka mubwire tade yihute urumva uganiriza uriya mukecuru urumva umutegure hakiri kare aba abizi neza cya gihugu kitagira icyo kijya kuvuga reka wasanga agize n'icyo amuha uriya mukobwa yishimye akarenza urugero agatangira kubicyuriramo n'abagabo aha ngaha uzi ko ari byo umva nawe uwo mukobwa wa sitefanse bamuhaye umugabane akawubakamo uwo amasambu yabo ntahingwa n'uwo mugabo uwo mugore yacyuyemo ayo mahano rero ntituzayikururire mu muryango wacu ibyo ntabwo bishoboka none se Sylvain turabyifatamo umva reka mubwire tade genda mu rugo urumva ufata ibyo bikapu bye ujugunye hanze kimwe ku kindi aribwiriza asubira iyo yavuye nashaka ajye kuba yindaye byose twe biratureba si ikibazo si ibintu mama yamaze kubimujugunyira hanze ariko aho gucika intege ngo afate utwo agende arafata umuyaga kubura ndabona yatuye pe sinzi icyo nakora atura heheze none se ararara hanze mwihorera ariko yari yibeshya yuko wenda muri bwisubireho ntabyo kwisubira ntazi ko twe tudakina rwose umukobwa nta mwanya afite mu muryango ntawe abo twashatse twashatse tugapfa abo bo bafite ijambo nashake bagushaka kuko niko bimeze urumva hari ibindi se ni wowe ni njyewe rwose
wabaye ikigabo we none ego mana yanjye ni wowe koko yambi turaho w'amahoro uraho neza ariko ukumbuye no kuri kubana ni amakuru se ndaho pe amakuru ni meza rwose tuvugana mvuye ku kazi wakwemera ko nawe muyobozi w'akagari kacu se iyo mbega ibintu byiza niko byagenze ndishimye cyane Edimo niko byagenze rwose nahoraga ngusabira ngo uzabone akazi ndishimye pe kora aha rwose oya nako ndandeye ntagusiga amasotero ariko ndishimye none se ako gango kawe katuyisabe karehe mu gasozi yewe kagiye kuvoma mvuye guhamagara ka Sara agaturanyi ka haruguru ngo kamuherekeze kajye kumwereka ku iriba ni akana keza disi karemeye ni ukuri yewe nibyo namenyerane n'abana bino bamwigisha runonko n'ibindi isomo ukumva rutishimye bimeze bite ngo barayiki sera se nyogoko wari hafi aha niko mukobwa uracyari ino nturasubira mu mahanga iwanyura se nyogoko amahanga y'iwawe yahise kandi niyo yabaga ese koko ibyo numvise bavuga nibyo aho kwakira umukobwa wawe wamufatanije n'abasaza be numvise bashaka kumurya mbisubiremo sinzabana n'umugore muri uru rugo ariko aka nakumiro n'ubu uw'amahoro ntakiri umwana wo gutamikwa ndabivuze mama wabyemera utabyemera tuzabana aha iwacu tuzabana nawe aha iwacu mu isambu ya data urumva urekera rero gukomeza kunjomborora ntubona aho wampereye kuva mu gitondo ushaka akamwana n'umworera oya mwitongana rwose nawe wibwira nabi mama wawe w'amahoro si wese ubiteye urumva ntibikwiriye pe ntabivuga se ngaho utangiye kunuka ubwo nturumva njye rwose sinzabana n'umugore aha ngaha sinabishobora ngaho yanyuriyeho abagabo ngaho yanyibye udufaranga twanjye ngaho narwaniye n'umwuzukuru ibiryo ngaho narwaniye isuka na nyina oya ndabyanze simbishaka ibyawe n'umuhungu wawe ngibiriya uzirahagaho urakomeje koko shyira umutima mu gitereko mama sinzabyigana nawe mu buryamo bwawe n'umwana wanjye kandi ntateze kurwanira ibiryo nawe ubu se ko waba utwirije ibiryo bitabuze wigeze ubona nkora mu nkono ndababaye cyane uw'amahoro babicishije inzara koko nta kibuza mu rugo kwa nyogoko ngiye kujya mu rugo ngo ushakire ibiryo ibyo nari kurya ijoro ndabikuzanira ugaburira umwana urakoze Dima urawigize neza rwose wenda bikora kandi ubumure ntituzongera kukurushya kuko guhera ejo nzaye gushakisha aho najya nshishuro hato umwana wanjye atazicwa n'inzara muri ubu rugo none se ko mbona ibintu byawe babitaye hanze urarahe w'amahoro si ikibazo rwose nko kuba ndi iwacu ahibeshye rwose ndarwa kubaka nk'abandi ukaza mama mbabarira ibibazo hateye Dima none se ko ndi gutunganya muri aka kazu ako se si akazu k'inkoko mfasha tuzajya tukararamo njyewe n'umwana wawe mana yanjye kandi ntacyo tuzaba iyo dusozi yanjye baba data we ntibishoboka koko wowe masenge warara mu nzu y'inkoko inzu yanjye ari kwa sogokuru amazu si ikibuze inkoko zagiraga inzu yazo ntibibaho rwose inzu y'inkoko se yo yayihawe nani ariko nyogoko arabona ko inkoko zanjye aziraza hanze ntamukundira aragira ngo bazirya se banyibira inkoko ariko nawe ntugakabye nyogoko ntugakabye rwose nakumiro pe kuko uratinyuka kuko ukavuga gutyo nyogoko mama ntugire ikibazo rega inkoko zawe ntizirara hanze nazo ndazibonera umwanya muri aka kazu data we urereka nyogoko urafashe umwanzuro ubu rero ugiye kurara uraririye inkoko mu nzu y'inkoko koko mana we ibi noneho birandenze pe birandenze simbishyo ahubwo enda hano mfasha Edimo nagize imana mbona inyundo ndashaka kongera gutera neza akakugi kuri aka kazu hanyuma
kugira ngo nze kubasha gufunga ntibibe kwegekaho gusa. yewe biroroshye noneho kuko n'ikizingiti cyabagamo rwose. Reka noneho dutereho akakugi tugatereho rwose. Cyakora urakoze cyane Dimo, uri kuba ugeze aho ngiriye neza. Ngaho mpereza ako gasimari n'inyundo yanjye nkatereho rwose. Akira. Maze uba wihanganye ntacyo nkumariye ubu sinahembwa rwose, ariko umushahara wanjye wanjye ubimenye nzahita nkugurira ikiringiti n'amakaye y'umwana mushakire n'ishuri maze ajya ajyana na Sara kwiga. Yewe Dimo, Karame, sinshaka kukugora cyane rwose. Oya ntabwo ari ukungora Uwamaho, ahubwo mu kanya ndaza kureba Silver tuganire wenda we. Uwamaho ntupfushe umwuka wawe gusa. Papa yarangije kurya uburozi nk'ubw'abandi bose bo mu rugo. Ntibishoboka. Aha yewe na musaza wanjye mukuru kuko rantereranye ngo umukobwa shenge nta burenganzira akwiye kugera ku mutungo we wabo. Ayo mategeko nayo bibaho bayasomye. Icyakoze reka kunyurwamo nzaruhuka amenye ikigomba kukurengera cyose, nawe uzamenye ko umwisengeneza wawe yize. Biyemeje kuvugira ukuri akamagana akarengane. Ariko ko hari amakuru ushaka gutanga kuri ruswa ubu nayatanga nte? Ntuzi se ko kuri Transparency International Rwanda ushobora kuboherereza message cyangwa ukabahamagara ku buntu? Nimero ni 2641. Hari n'urubuga rwa interinete www.ifate.rwanda.org. Nta buryo se nakoresha WhatsApp kugira ngo mbahe n'ibimenyetso nk'inyandiko, amajwi cyangwa amafoto? Ibyo gusa ohereza kuri iyi nimero 0788309583. Niba kandi wifuza kugeza ikibazo cya ruswa cyangwa akarengane kuri Transparency International Rwanda, ushobora kujya ku biro byayo. Icyicaro gikuru kiri mu mujyi wa Kigali ku muhanda munini Remera Sonatube hafi ya Grand Legacy Hotel ahateganye na station Mount Meru. Transparency International Rwanda ifite amashami mu ntara zose. Iburasirazuba ibiro byayo biri i Kayonza hafi ya KCB haruguru ya station kwa Murundi mu nyubako Saham ikoreramo. Iburengerazuba ni Rubavu na Rusizi. Rubavu ni iruhande rw'isoko mu nyubako Urwego Opportunity Bank ikoreramo, naho i Rusizi ni imbere ya RSSB na Rwanda Revenue Authority. Mu majyepfo ni haruguru y'umuhanda ugana kuri kaminuza urenze Hotel Credo ahahoze mitiyoni ya kaminuza. Naho mu majyaruguru ikorera i Musanze hafi y'isoko ry'ibiribwa mu nzu y'ubucuruzi y'itorero Anglikani muri etaje ya mbere mu muryango wa 3. Intumwa zayo nkiko z'ukuri zivuga mu izina ry'abaturage, umunzani utagira ikinyoma ngo muti. Uwamaho ndakumva gore. runda iyo mijumbero ihambire neza maze tuyijyane mu rugo turaza kuyiha amatungo. N'ubundi nibyo nari ngiye gukora. None se nkaza kumbonera udufaranga k'uyu munsi nkaza kunyarukira ku isoko ngahahira umwana gore. Hariya uhinze iminsi ngaho Uwamaho, si ibiri gusa wari ufitemo? Ibiri gusa da, undi wagiye yimpembera. Ariko wajya wireka amafaranga akagwira ko kuyafata uduce ntacyo azakumarira igihe. Ntubona ko n'agatenge kawe kagucikiyeho? Ewe rega ntibyankundira, nta kintu mba mfite mu rugo rega. Ubona rero umwana ava ku ishuri akaburara bintera agahinda cyane gore. Nta kibazo nitugera mu rugo nyibutse nguha amafaranga. Urakoze cyane. Ni ukuri kandi Imana igikoni kiremeje. Kuba iki kiraka nkabasha kubona wikiza bitadogiteye. Ahubwo hari n'ikindi nagusabaga.
utujumba abona utujumba dutoya ugenda utwihorera none nakwibarizaga niba naza gusubira inyuma nkajungurura da yewe reka mpagarare maze ngo ukagira utuwe amahoro nkajungurura usecese muzi icyo bivuga yewe njye nari nzi ko babyita kujaga kandi nabwo hari inzara ikabije sinatekerezaga ko inzara yawe igeze aho ngaho hose rwose uw'amahoro mpandiraga njya guhingira barabinyemerera kandi namaze kubona ko hari utujumba twinshi rwose tugenda dusigara mu mirima ubwo tuba ari imizi ariko tuba dutekana nuko ngasoroma n'amakora y'amateke y'ikindi mu kabande mwanya imboga da yewe amahoro ndumva ibyawe bigeze kure reka sinkiheba simaze umwaka se urengamo muri ubu buzima harya nturi umukobwa wawe rero tuye mu gikombe ni nawe uriya mugabo ukora ku ibarizo siveri nibyo rwose abagwaye inkuru baziguhaye neza nibyo siliveri rero umusaza wanjye w'isoko kwa data na mama nahise ko mbona muri uriya muryango ari abakungu bafite imirimo bafite amatungo ni gute uza guca inshuro kugera aho uzungurura ko kuba amahoro aho ntushaka kubineza rubwa aha yewe navukiye muri uriya muryango ariko ubu sinkibarwa mu bana babo mbese mbabereye umutwaro n'uko ahubwo nabuze iyonge bishoboka bite hari igihe umwana arekeraho kwitwa umwana mu muryango se njye sobana nkiri umwana kuko gore ese uri iki mfite imyaka 32 umuhungu wanjye afite imyaka 11 ngo rero bambwiye ko batakimbara mu muryango wabo kuko nta mwanya mfitemo kuko nakwiye kuba narashatse ntakiri iwabo bande bakubwiye batyo kuko yaha bose da yaba umukecuru umbyara yaba abasaza banjye iyo ntero niyo ku buryo nanabatse akarima gatoya k'uburushyi cyangwa ikindi bankorera n'umukobwa wari iwabo baransembera abari inyuma ngo amasambu yose y'iwacu basaza banjye bari barayigaranyije uko byagenze yego byagendaga inzu bambujije kuyituramo rega inzu bambujije kuyituramo da nuko mbuze uko ngira nishakira uburyamo mu nzu y'inkoko ariko ntacyo nagiye ngasana buhoro buhoro umwisengeneza wanjye rero yanguriye utubati uriya edimo uyobora akagari nawe sinkiyangirwa njye n'umwana wanjye ko numva ibyo bintu bibabaje koko ko numva iwanyu ari ibikoko diye reka byihorere naramenyereye gore sinkina bitindaho rwose gusa icyantunguye ni ukuntu twabanaga neza dukundana ariko umunsi numvise ngo nagarutse nje kuri iwacu batangiye kunyaga no kunyingira umwana kumva ko nje ngo kubateza ibibazo ngo kubaterera hejuru ngo bampe ku isambu n'ibindi yewe niyo mpamvu n'ubundi wakwanze wahise uhinduka umwanzi wumva ko ugiye kubavana mu byaro wowe n'umuhungu wawe ko kera umuhungu wawe azabaka agasambu n'ibindi abantu we mbagore bajyaga bavuga ngo ni uko amakuru akurora bagira ngo ni ibigambo gusa ariko narabibonye aho bareba umwana wanjye bakamubona muje kubarya imitsi maze uw'amahoro igira hino mubwire maze untege amatwi ndakumva maze rero wamuvandimwe ntukiri umwana wumvise ndabizi umuhungu wanjye ntamaze kuba umusore nashaka kukubwira ko wigize agateba rero ivu uranyumva uteze yombi gore nudaharanira uburenganzira bwawe nta wundi uzabigukorera ahubwo bose bazakubonerana ukuri ubu niwe babyitiye urinda guca inshuro kwa so ntacyo mubuze kubera iki yewe byihorere abahungu bari hariya n'umukecuru ntubazi witwa siliveri we rero
yari yishe umukungu we mu executive none azongera no kumva avuga mu kanwa k'izina ryanjye. Nibyo ugomba kubirenga urumva amahoro. Mbere na mbere ukumva ko umwana nk'abandi mu muryango, ko ufite agaciro nk'ak'umwana w'umuhungu, ko hari yari iwanyu nk'uko ari iwabo basaza bawe, ntawe ugomba kuhagira ijambo kukurusha. Ibyo byo nanjye nababereye ibamba nanze kuhava da. Ntibihagije warahaguye ariko waguma wisuzuguza uko bagufashe kose ukabyemera, bakicisha wowe n'umwana wawe inzara amasambu y'iwanyu ari mu kidomo ntacyo mubuze. So yarasize inka muri ya rugo nk'ubu ziracyakama, ntiwakwiye gusa ufite nk'urwayi bwaki rwose. Ntiwagombaga kuza waka akarima k'indushyi kuko ntawe uruhira iwawe. No kugira nese kuko uri umwana iwanyu ufite uburenganzira bungana n'ubw'abandi, ubimenye kandi ubyiteho ku nyungu zawe n'iz'umwana wawe. Yewe ko urakoze kumbwira amagambo meza, ariko se biramarira iki ko bidahindura mu mitwe y'abariya basaza banjye na mama? Niba baranze guhinduka bazaburana n'itegeko. Ufite amategeko akurengera arengera umwana w'umukobwa mu muryango. Ibyo ntugomba rero guhinduka igitabwa. Shakisha ayo mategeko uyamenye maze agutabare. Yewe nawe uzagira icyo wimarira, aho gusigara inyuma kandi ufite ubuvugizi. Urakoze cyane gore, ngiye gushakisha amakuru kuri ibyo bintu mbwiye, kandi rwose ni byiza pe. Sinari nzi ko hari itegeko rirengera umugore cyangwa umwana w'umukobwa mu muryango uretse urukundo n'inshingano z'ababyeyi. Iryo tegeko ryagiyeho ngo nyine rirenganura abantu nkawe bafite ababyeyi gito n'abasaza babo b'ibisambo bashaka kwikubira byose. Tuiza kungomagaruka nyorera wabaye iki? Niki kikurijije Tuiza? Ninzari kwisha nanone? Oya igende. Nabonye utaje ku ishuri numva ko waburaye nanone. Ndavuga nti reka nze ndebe ko wanegereje ngo nkuzanire icyo kurya. Ndashaka kuko nari mfite agahinda cyane n'ububabare bwinshi, ariko sinarinje kugutegereza. Itahire Sara. Nari ngiye kuvoma ariko basi akiri ibyo nkuzaniye ngurya. Dore nkuzaniye n'imineke nsize iwacu benze. Ndi buguhishire n'umutobe. Ariko wabyihoreye koko. Wazanditse nk'ipfira kuko ukuboko wanjye mbona ntabyo. Oya Tuisa, ngenzi neza kuzabaho kandi uzaba umuntu ukomeye cyane. Mu ishuri uzi ubwenge ukaba uwa mbere kandi uba waburaye ubundi wasibye ishuri. Ntabwo nzongera kuba uwa mbere. Umenye ntazongera no kwiga. None se nziga ntandika. Kuki uziga utandika? Uwo mubyara wawe utegeka akagari ntiyaguhaye amakaye? Do none kigira reba reba ukuntu babigize. Ntibishoboka we, ibyo ni ibiki? Intoki zawe zabaye iki Tuisa? Baranyekeje. Bande kuko bakokeje Tuisa. Inzara yari inyishe. Urumva tumaze iminsi nta kintu dufite. Mama yigira abantu bakamwambura. Ubwo ngiye kwiba. Kwiba Tuisa? Kuki utaje kwirira iwacu wo kujya kwiba? Ubwo se wibye ibiki? Nakoze mu nkono ya nyogokuru mvanamo umwumbati nkajya nsomeza igikatsi aba aramfashe. None se ibyo nibyo wita kwiba? Kurya iby'iwanyu batetse? Nyogokuru yambujije kumukorera mu nkono ngo ntazagagisha ibiryo bye. Nanjye kuko inzara yari inyishe ndajyaga mwiba. Uramaze. Kuki se wari ibisambo? Bari baranyiyamye ngo niyongera kumfata ngazantwika intoki. Ubwo ni umukecuru wagutwitse intoki aratinyuka? Nawe umuhungu we Tadeyo w'umunyonzi yaraje ahita ndega, barangije umwe akazajya afata ikiganza undi akavumbika ikiganza cyanjye mu ivu ririmo ibishirira ngo sinzongere gukora mu nkono no kwiba ibiryo. Ntiwongere kuba nyereka nifitiye ubwoba ngo wihishe icyo kiganza ngo ufashe urye. Ntacyo ndagutonorera umuneke. Urakoze. Akira
maze ntuzagire ikibazo ujye uzaha nk'ibisanzwe nzajya nkuzanira urye ariko ntuzasubire gukora mu nkono y'abandi ubwo se nawe niba gufatisha ibiryo ukanzanira ko bazagutwika intoki sa kandi ko bizambabaza uya humura Tuyisa iwacu usabagome nka nyogokuru wawe ikindi kandi ntibirirwa baneka iyo ushatse icyo kurya uragifata maze Tuyisa ibyo ntubihishe mama wawe bimwereke sinabivuga sa nawe ntibizacika umunwa wawe baravuze ko ninibeshye nkabivuga nkavuga ko ari bo bantwitse mwese ubwo ko nutabivuga intoki zawe zizacika ugomba kubyereka mama wawe akakujyana kwa muganga ntiwambwiye ko umubyeyi wawe yabaguriye mituweli sinatinyuka kuvuga karibu ndabeshye mama ko nahiye njabura ikijumba nari nokeje wenda ibyo umubwira byose ni akazi kawe ariko umenye ko ugomba kujya kwa muganga kandi wirinde kongera gukora mu nkono kuko nibatwika n'izindi ntoki ntuzabasha kwiga pe ngaho nawe fata umuneke dusangire sa mukecuru ese uragiye gucyura ihene nari nakubuze nyarukiye hepfo ha gucyura ihene ariko numva nafashwe n'igifumbi ndababara umugongo cyane ariko ugenda kubyumva uzajya uvunika wenyine uri umukecuru uyu mukobwa byagiye ahangaha ariko wamahoro maze wamahoro umuvane mu kanwa kawe tadi umuvane mu kanwa kawe ese ubwo nta soni umukecuru ajya gucyura ihene wowe uri hehe koko wowe se uba uri hehe ko ari we mwana mu rugo urebe ko ari wowe utekerwa ukagaburirwa nta soni ntumwumva se ntuntondagire wa mukobwa we urumva hande wa mugore we umpa amahoro dore igihe mwahereye mubeho ubuzima bwanyu nk'ibisanzwe nanjye murekere ubwanyu ariko we ntukanira mu rugo mukobwa dore ko abagore mutagira abagabo ntazi iyo mujya kuraruza ibitutsi ese ubundi yirwehera hamba avuye gusambanira hehe ngo mvuye kugira ntetade arabeshye se ariko umwiyenzo wawe ye ariko nako n'iki gihe gito di n'iki gihe gito reka nze mpuguke ahasigaye mpangane namwe izuba riva mpuguke mpangane namwe ngo ugire ute mukobwa mpangane namwe ngo uhangane nani mpangane namwe dore igihe nacecekeye dore igihe nihanganiye dore igihe nabihorereye mukanga mukanyaje mukampotera mwirenganye mwibwira ko ndi igicucu ibyo babyita kuvugaguzwa amahoro kuvugaguzwa sawa wasanga uyu mukobwa adashaka kuzadutwikira mu nzu nyaboneka tadeyo ni ukujya uryamira amajanja uyu nta ntebe ubwoba mukecuru uyu nguyu w'amahoro kuzasanga banyibeshyaga abanyamahoro cyangwa uw'amahoro wari uzi atari uri imbere yanyu ubu nyamara si gusa uwo mukobwa sinzi icyo yishingikirije ni ukumwitondera kirahari nyine namenye ko ntari igisuzugurwa mu muryango nk'uko mwangize namenye ko nanjye mfite uburenganzira ku mutungo w'ababyeyi ubu mvuye gusobanuza iby'itegeko ry'izungura ngo iki itegeko ry'ikima ry'izungura niko mukobwa ushaka kunzungura nkiriho uzi ko usura nabi ntacyo mbabaye cyangwa ushaka kunyivugana aribeshya cyane mukecuru kuko niyo waba utakiriho nta kintu cyawe undi w'amahoro azakoza mu rwanda n'aka kazi k'uko yagize ake azarara kavuyemo rwose asubira iyo yaturutse ariko uzi ko mwivugisha nk'abatarebwa n'itegeko twararenganuwe di areba ahubwo mukecuru vuga numva kosora ibyo wakoze maze nanjye ngira uruhare mu isambu ya data naho kuzungura abana bawe uko turi batatu tuzazungura ibyo uzasiga mbese se kandi hatitawe ku gitsina ab'umukobwa w'umuhungu tuzazungura mureke ibyo mwivugisha ngo umukobwa nta munani agira iwabo guteze ko muheruka inzira mukigo ibyo se n'ibice uzamuye mama we cyangwa se mukubite mukubite ibeshye si ibeshye inkoreho cyangwa umenya yanyoye
ntabwo nanyoye iki gushaka iki uruhare ku isambu ya data umukobwa ushaka umugabane si wabo ni uwuhe noneho si urwo bereta mbonye nibeshya nkozeho n'urutoki ntasoni wibeshya unkoreho mwamenyereye nabi ibyo nabyo bigomba gushira bibashiremo cisha make iki kandi mukecuru ntaho nanyoye ntaho nanyoye gusa nasobanuze ibiki ibyo byose mbabwira nasobanukiwe ko ntagomba kurenganwa nkaho ntagira itegeko rindengera ibyo mubimenye niba mutarizi mujye kuribaririza bitaraba nabi uranyumvira ariko arewe wakongo bita kusohora nanjye ngira amaboko di twahangana hagira ubeshya yongera nkorewe urabona iri shyano ngo nanegishwa ry'igitoki di nakukubita se ndagutera n'umujugujugu urukaho reka nze duhangane kandi ishyano ni wowe ubyumve urashaka iki yewe urashaka wiki nunkubita nicaye di igihe kirageze ngo nanjye mbereke ko ntari imbwa yanyu aho wicira umwenda ndakora se ndakora umusenzi ucikaho jewe wa mukobwa uri mu biki kuri mu biki se ntabwo bireba wowe jya wahera ziba nyinshi kubite wari umaze kabiri ntawe ugutangaye washinzwe nasoja usubira ku mugabo wawe za ninde byera aho ngaho ndashaka kuganira na murumuna wanjye ni mwakire rwose akira nawe tade ugize neza kunyura aha ngaha rwose uzi ko numvaga ndi bunyure mu rugo nkareba uko mumerewe umukecuru usa ameze ati ngewe ari aho by'abakecuru nyine ntabwo ari by'abataka nta kindi abazira imirimo nabyo aravunika kandi ntaruhuka ntiyakwita kuri ariya matungo wenyine ngo abivemo ariko na cya cyohe cy'umukobwa ngo ni uw'amahoro ngo nta n'icyo kimumariye amumara iki se abahaye kwabyuka agenda ntazi iyo yiri ewe abyuka agenda ko n'inda yabyaye uriya rwose rutwa niyo akabaye yaravuyemo ukoze ubundi kuko tugira mushiki wacu umwe hananirwe kutwereka ibirori yewe ni igihombo pepepe ubu rero noneho musize mu rugo niba yasinze sinzi afite ivogonyo rwose ntazi ubwoko bwaryo reka ntigeze mubonaho rwose na gato mbisetse niko umuzi wo kwishyira hejuru yakuvanye hetade ndabizi se cyangwa yabonye umugabo umwinjira ashaka ntugashinyagura nawe rwose Sylvain uriya muntu usa kuriya wishwe n'umwera ninde mugabo wakwitera umwaku aryamana nawe kuko se abagore beza babuzera ese ko twari twamukomesheje wa muntu wewe n'iriya ngegera ye ntawe ukoma ntawe uvuga iryo vugonyo kandi rije riti urabivuga ukagira ngo ni ibintu byoroshye reka dukomesheje mu rugo ntawe uvuga reka da none twibwirize ngo tumuhe umugabane ngo ku isambu y'ababyeyi mu itegeko rirenganura igitsina gore ngo ryarasohotsera reka ibyo bintu amahoro yabivanye heza uriya utarigeze yiga ngo arenge mu wa kabiri wasibye amategeko abiza ateze ntumbase yabivanye yameze amababa dore sinawe reka da hasohotse itegeko rivuga ko umwana w'umukobwa nawe afite uburenganzira bungana n'ubw'umuhungu mu muryango ngo mu guhabwa umugabane no kuzungura ababyeyi
ngaho nawe mbwira Sylvie yemera ko muri w'amahoro utarashatse we n'umuryango waterana iyo ukabyigaho ntabwo kandi burya byaba ari impuhwe umugiriye ukagira akantu umuhereza k'indushyi nyine nabwo kugira ngo ahe umukecuru amahoro ye kujya amuterera hejuru ariko ibyo bindi by'imigabane simbyemera ngira ntabwo mbyemera nanjye nkeka ko ari ibyo ahimba umutegetsi wese utareba kure washyiraho iryo tegeko wamukura ibyo ntibishoboka yewe ntabwo bishoboka ndetse umukobwa yazungura ati iwabo kandi aba ageneye kuzashaka iw'abandi akajya guhinga ayo masambu y'umugabo si uko si uretse ko aha umugore muzima yavuze ko niba tutamuhaye umugabane we mu mahoro ngo tuzawumuha ku ngufu za leta reka da ubu rero biravuze ngo tugiye guta umutwe no kwiha rubanda kubera uw'amahoro oya reka mubwire tata ntuta umutwe n'iryo tegeko ryaba rihari iriya njiji y'umugore ntacyo yadukoraho ndabivuze kandi aha uw'amahoro uracyamubara mu njiji Sylvie ko nabonye ahubwo azi kwihambirana ukuntu twamufashe nabi tukamwanga tukamutererana tukamuhohotera we n'agahungu ke tukabicisha inzara yaba rucika intege aba yarasubiye mu mujyi akajya kuri ndaya ibyo byo yihambira kubi aho guhunga aba atangiye gusana akazu k'inkoko yiturira nuko akabyuka akajya guca inshuro none dore imyaka ishize ari iy'ingari ibiri yose tubana umunsi mukubita yakwiba ibijumba by'umukecuru nari nzi ko bucya ahunga none dore ngezeho mukubita nawe akansimbukira reka tado reba ukuntu ahangaha ku kuboko yanjye reba yewe tata we ntibishoboka niko uw'amahoro yatinyuka se ibyo gusa se ahubwo ko agiye no kutwandagaza mu buyobozi ibyo simbyemera ko azabishobora rwose ntabwo mbyemera rwose azamenya abanyura iyihe nzira ngo n'ibihuha yumvise ariko ibyo bintu by'itegeko ry'izungura ngo no guha umukobwa umugabane nanjye nigeze kumva bihinda bisakuza ariko se ni bangahe babikoze uramamagaye gore nicyo nashakaga kukubaza urashaka kutwongera se irashizemo rwose none suramo iyindi byerekwamo n'uyimazemo tate sinayanga da ariko noneho ntazanira agapeti ubu rero uzana udupeti tubiri gore zana tubiri akira urakoze se wowe nujya usoma ku kabyeri ngo nkugurire agacupa gore oya urakoze gusa hari icyo nifuzaga kubabwira iki sera nizere ko utazamuye ibiciro mumbabarire rwose sinashatse kubumviriza ariko umurimo muravuga cyane ku buryo ibyo muganira byagiye biba mu gutwi kandi rwose muravuga kuri mushiki wanyu w'amahoro abakora nimwumva ye uw'amahoro se muziranye hehe wasanga hari abagabo bajya baza kumugurira urwagwa hashize iminsi mike menye ko uw'amahoro ari mushiki wanyu birantungura cyane kandi biranambabaza wahora n'iki ko twapfushije duhagaze wa muntu aho yatuzaniye inkwano aragenda yegekaho umurugo biteye agahinda nta n'uwo bitababaza kubona umukobwa uvuka mu muryango w'abakungu bw'iwanyu ajya guca inshuro no kujomborora ibijumba ngo abashe kubona ko bwacya koko iyo nzira yahisemo se urebe kubabaza wiki mumbabarire kwivanga mu kiganiro cyanyu hivanze ariko ndumva musa naho mutazi aho ibintu bigeze ibyo murimo muvuga muribeshya cyane muribeshya pe murimo murarya mushiki wanyu bitari bikwiye ariko nk'uko yabibabwiye itegeko rivuga ko n'umwana w'umukobwa ahabwa umugabane n'ababyeyi ndetse nawe akaba mu bazungura murabyumva azungura wabonye umukobwa uzungura wa mugore wabonye umukobwa uhabwa umugabane n'abashaka ibinikira niba mutabizi rero ntimukurikira beke ariko Sylvie uzi ko ushobora gusanga uyu mugore ari we woshye uw'amahoro uzi ko ari we ese ubwo umwoshya ngo akunda guha icyashara muri butike yawe cyangwa aribeshya cyane kuko amahoro nta n'igiceri cy'icuma agira cyaheze ntamukundiye se ayo mategeko mukangisha muyashyire hasi kadukurikiza umuco nyarwanda hari ibintu byinshi umuco wawadindizaga umwana w'umukobwa maze abavandimwe gito nk'amwe bakabyungukiramo ariko noneho mubimenye ibintu byarahindutse amategeko yaravuguruwe mwabyemera mutabyemera
uwo mwana w'umukobwa afite agaciro kangana n'ak'umuhungu mu muryango. niyo yarega ugomba gucika urumva niyo yarega ndakubwira yatsinda cyangwa wibagije ko umuhungu wanjye ari igitifu w'akagarisha urumva uwazabarega ntiwazabaregera wamwihoreye se narivugira gusa ntazi ibyo arimo mbona witeguye ugiye hehe se dimo yewe hari aho nari ngiye kuko nsigaye mbona udufitiye urwango mwana we urwango se nyabaki kandi papa niko uragera ahangaha ukajya mu bitabo byawe ugasoma uzi ko tukubona gake cyane kubera n'akazi kwagwiranyira sinivuga ko uba ukeneye kuganira nanjye rega narumvise ngo usigaye ufite n'inkumi tuzi igihe uzayitwerekera ubu se kandi mumufitiye umutima ra ko umwana w'umukobwa nta gaciro afite mu muryango uwo mwitayeho ute nyine uzatuzanira urumva afite agaciro cyane mu muryango umwana we kuko abaje kutwororokera gutya naho uwo mwabyaye cyangwa uwo muvindimwe aho nyine urumva ko nyine bisa nkaho bitandukanye wese nubyumva ko umubyeyi yamukorera byose bamuteguza kuzigira iw'abandi mu by'ukuri nta kigaragara umukobwa yungukira umuryango aturukamo uretse kubatera imvune gusa wese we ntubibona ariko papa uzi ko muvuga amagambo ateye ubwoba ese koko niba hari abandi batekereza nkawe nkubaze twaba tugana he koko ariko se hedimo wowe utegereje nkana ubona inkwano batanga hari aho ibihuriye n'imvune umubyeyi aba yaragize ku mukobwa naho utaragize amahirwe yo gusabwa agakobwa nk'abandi fata nk'urugero rwa mushiki wawe w'amahoro oya ntukavuga uriya nyogosenge w'igishubaziko uriya nicyo bita igihombo n'umuvumo mu muryango utiki papa oya utikibuze rwose ndabizi ko ukunda nyogosenge cyane nubwo nakwihanangirije inshuro nyinshi ukabyanga uza kwivanga mu bibazo by'umuryango buriya rero ntugire ngo narabimenye namenye ko ari we umariraho amafaranga yose urumva nta n'icyo uzimarira ariko urabizi papa ikimbabaza ni uko nta bushobozi mfite ngo ngire icyo mumarira kigaragara muvane muri kariya kazu k'inkoko ariko mu ngaye guhera ntimungaye gutinda urasubiriye kandi urasubira ibikize ndumva ngo wanamuguriye na mitiweli ntayimugurira watanga amakayi y'umwana nawe ngo waranasakaye ibyo ni bike urongeye ibyo ni bike rwose ngereranije n'ibyo nzamukorera mu minsi iri imbere reka ye nzamurwanirira ishyaka kuko yararenganye agira abavandimwe batagira urukundo ariko waba umupfu wa muhungu we waba umupfu ni wowe ubizi ko ariko iyo uvuga utyo ngo ni uko utazi gahunda uriya mugore afite mu mutwe we gahunda zihese kandi ubwo uzi ko ashaka kutujyana mu buyobozi ngo arashaka kuturega da nibyo yewe sinarizi ko afite iyo gahunda arayifite ntabwo naribizi kandi uko nabyumvishe afite abagore benshi ahangaha rwose bamushyushya mu mutwe bamushyigikiye si itegeko numvishe ngo bitwaje rwose si itegeko ryo kuzungura buriya kandi ryo ririmo iby'iminani n'ibindi ibyo nawe warabyumvise se ndanabizi ko ribaho gusa nanze gushwana namwe nibwira ko hari igihe muzagarura umutima mukarenganura mushiki wanyu none se iryo tegeko rivuga ngo iki ni itegeko riha umwana w'umukobwa nawe uburenganzira umuryango bwo guhabwa umunani n'ababyeyi ndetse no kuzungura kimwe n'abahungu igihe ababyeyi batakiriho ubwo bivuga ko twagakwiye kugabana isambu y'umuryango na kiriya cyoye ngo ni uw'amahoro none niko bigomba kugenda nyine nyoguru nawe yagakwiye kugira icyo amuha akaba arangije inshingano ze zo kurera no kubakira umwana ikibazo ni uko agendera ku byo wowe na Tadeyo mumubwira ndakakubura ntitwabyemera ntazabyemera rero isambu ya mukecuru namara gupfa njye na Tadeyo tuzayegukana arawe none niko mbitekereza ngo kweke ngo tuyihe uw'amahoro n'ukuntu twayikoreye twebwe niko si twe twayihingiye si twe twayiciyemo imiringoti ubwo ntacyo we yakoze none ntabwo ari njye wagiye utera biriya byatsi byose zatera ubusakumu n'ibiki byose tukaba tumaze imyaka n'imyaka tuyifumbira none ngo tuyigabaneho nawe ntabwo ibyo ntibizashoboka ntega amatwi nyuma ibyo byose urimo uvuga
uribagirwa ko uwamahoro nawe amaze imyaka abaho nabi yagakwiye kuba yarateye imbere yarabayeho neza iyo mpamvu mutaramuryamiye iyo sambu nawe yaba yarayibonye haba yarayibyaje umusaruro urumva ndabyumva nyine uravuga nk'umuyobozi ariko imbere yanjye ibuka kuri umwana wanjye ibyo ndabizi kandi nyine ubikuraho ubizi ugomba rero kurwanya ishyaka ry'umuryango nyine inyungu z'umuryango nizo zibanze cyangwa wibagijeho ko nawe nyine kuri iriya sambu hari icyo uzabonaho none ntegerejeho iki papa kuko uwo mukobwa n'abo bagore bamushyigikiye bari muri ya goreti n'abandi ntazi ntaramuka atanze ikirego ugomba nyine kuzigaragaza kuri gitifu nyine ibyo ushatse kuvuga simbisobanukiwe papa ubundi se sindi executive none se urumva mwana wanjye nyine iriya ndushyu w'amahoro niturege kadutsinda umwana wanjye ari gitifu urumva si byo bishoboka se gusa waba umariye icy'umuryango ntabamariye naho byanabaye ahubwo nta n'undi wakadutinyutse uretse nyine uriya musazi uva papa uri gitifu koko papa ntega amatwi mubwire ushobora kuba urimo uvanga ibintu rwose kuba umuhungu wawe ari executive ntibivuga ko ugomba kwigomeka no kwica amategeko ikibanza ukimenye kandi gisobanukirwe kurushaho ntuzanyitwaze rero ngiye sintanga ruswa sindya ruswa kandi simbogama reka mbabwire mwarahemutse muzatsindwa oya ntibishoboka dutsindwa ntibishoboka byo ntabwo bishoboka ntibishoboka gusa waba utumariye iki ntabwo ari ngusabye ngo ngurire nta nkangu usabye ariko sinzasuzugurwa umva papa icyo nagomba kugukorera narakigukoreye nakugiriye inama kuva kera uranga ahubwo icyo ngomba gukora ni ukurenganura abaturage b'aka kagari nyobora barimo n'amasenge we nzamufasha nivuye inyuma ariko utikiriye ndimo ariko ibi ni ukubyara ko nzamufasha niko mubwiye oya niko kuko kuri gitifu ugiye kuturyoza utwacu rero ntubaryoza mva bishoboka niko wibagije kuri iya sambu nawe yari kuzaba iyawe n'abana bawe ariko ibyo bintu urabyirengagiza ariko reka mubwire papa uzirikane ko n'uwamahoro ari umuntu nk'abandi hari uwabihakanye kandi nawe yarabyaye nzamufasha murenganure nk'uko biri mu nshingano zanjye ahubwo naratinze ariko ibi ni iki naratinze turimo gukina umupira tuyise nakinaga gusa nuko nyine hari icyo nagushakiraga sa ni iki sinari nguherutse uravuga iki se sha ko naje kugira ngo usobanure imibare nyirukuru wakanyirukana wonje kukugomesha kandi uri mu mirimo nari nkuzanye na avoka zo kurya umenya ariyo mpamvu yanyirukanye ibintu bareye se ko bashyira urwanga imbere ariko tuyisa wazambwiye ikinyogokuru wawe na ba nyokorano babinkora wowe na mama wawe koko narambyibaza narayobewe aha nta kindi ni indambi babonye mama aje kuruhira iwabo bahita bamwanga ngo aje kubatera ibibazo ku buryo murara mu kazu hanze bakabafata nk'aho mutari abana babo kandi ntacyo babuze hari igihe sha mama wawe yaje guhinga iwacu nkibaza impamvu iwanyu batamuhaye isambu ngo ahinge imyumbati atagurisha na tedeyi byo biteye agahinda ariko ngazira ko ari umukobwa ngo umukobwa ntacyo akwiye kubona ku mutungo w'umuryango ngo kuko ari uw'abahungu abakobwa natwe twararushye sha tuyisa ugomba kumfasha nkiga nkazatsinda hato ntazaba umuturage umuhinzi basaza banjye bakagira nk'uko banyikorome bagira mama wawe sara karame wowe uzitonde wirinde gutwara inda uzashaka kuko mu byo mama azira no kuba atarashatswe ngo babone inkwano nabyo birimo ikindi iyo aba yibereye ku mugabo we ntabwo tuba duhangayitse cyakoze gutwara inda uri umukobwa ni akaga pe ikindi sara igira imana rero wavutse mu gihe cyiza kimwe n'abandi bana b'abakobwa bose bari kuvuka muri iyi minsi ntibazakandamizwa mu miryango yabo nk'uko mama yakandamijwe reka sha turusha iki se abana sha numvise mama ndema agatima ngo ibintu bigiye guhinduka mu buzima bwacu kuko ngo hasohotse itegeko rirengera umwana w'umukobwa nawe akagira uburenganzira mu muryango
mbega ibintu byiza we noneho mama bazamuha isambu yihimba yo ni byiza pe natwe abana b'abakobwa tugiye kugira agaciro mu muryango ibyo gusa n'umutungo kubera ukuntu mama bamwanze ngo batamuha ku isambu byatumye menya agaciro k'isambu ikintu gituma umuntu yanga umuvandimwe we hagati aho nanjye nubwo ndi umuhungu byungukiye singiye kubasha kwiga sasa yego sha erega burya iyo umumama yateye imbere urugo rwose ruteye imbere niyo mpamvu igitsina gore cyahawe agaciro nimwicare gore icara nawe amahoro urakoze cyane siko ntari nguherutse mana ngiye gukarata rega uwamahoro ni umukozi da nanjye njya muhibira akadore ko kwicamo kabiri ngo mbe ndi mu mirima no kuri butike birangora ni amahoro se gore kuko iyo mbonye ushinzwe imibereho myiza y'abaturage winjiye aha mu biro menya ko hari ikibazo gikomeye cy'umuturage cyananiranye rwose nibyo ikibazo cy'uwamahoro ndabizi ko ukizi agihuriyeho n'abandi baturage benshi bo mu kagari kacu yewe nibyo koko igihe kirageze ngo uwamahoro arenganurwe pe ababyeyi twabatwaye ku neza tubagira inama ariko banga kumva murakoze rwose kundema agatima umenya kuva namenya ko hari itegeko rindengera maze kwiyongeraho ibiro numva noneho mfite icyizere cyo kubaho ndetse n'ejo hazaza heza h'umwana wanjye nkabona burya kutamenya itegeko rimurengera ni akaga biba bibabaje cyane rwose harya gore uti mu kagari kacu dufite ibindi bibazo bijya gusa n'iby'uwamahoro birahari rwose hari ababyeyi bamaze kumenya iby'iri tegeko ryo kuzungura maze bakavunira ibiti mu matwi ntibubahirize inshingano zabo baha n'abakobwa umugabane hari n'abagabo b'ibisambo badashaka kugabana na bashiki babo ibyo bazunguye ababyeyi ndumva bitoroshye niba hari abameze nka basaza banjye rwose abameze nabi ariko noneho ikibabaje ni uko harimo n'abagore ndetse n'abakobwa ubwabo batazi amategeko abarengera bakemera gutotezwa bibwira ngo nibwo buzima bwabo yewe nanjye nuko nari nimereye da nari narishyizeho agasaraba rwose nk'aba bakobwa ba simoni basigaye iwabo batashatse kuva uriya muzehe simoni yakwitaba imana abahungu be bamereye nabi bashiki babo ngo bave mu masambu y'ababyeyi bagende ntibishoboka aba bakobwa barakutse ku buryo iyo benze inzoga ntibibwirize ngo bazijyane kwa basaza babo barara batewe iryo joro intambara ikarota tukajya gutabara tekereza kandi urya musaza simoni yitabye imana nta n'agasambu ahaye abakobwa be ngo byibura ariho bajya gupfa kugondagonda akazu bahunge basaza babo b'ibikoko ariko bitavuga ko niyo baba barahawe umunani badafite uburenganzira bwo kuzungura nta kuri abo bahungu bafite birukana bashiki bo mu nzu y'ababyeyi rwose yemwe ndumva ibibazo biri hose da wahora n'iki ko hanze aha dufite abantu banze kumvara imanza z'amasambu rwose n'imigabane ntizijya zishira hagati y'abavandimwe kandi itegeko rihari risobanuye neza yegora ariko nta mubyeyi wibwiriza kurikurikiza igihe cyose baha imigabane abana b'abahungu gusa bagira imana umukobwa akigumira iyo yashatse ntabyiteho ngo nawe yaka umugabane we nuko bimeze umukobwa yibuka ko yari afite uruhare ku mutungo we cyangwa kuzungura ari uko yahuye n'ibibazo by'urushako cyangwa ababyeyi bapfuye basaza be bakamutera hejuru yego bambi urumva executive birakwiye ko n'abakobwa bakangurirwa uburenganzira bwabo cyane rwose kuko imigabane yabyo n'ibyo bazunguye biba bigomba kuzazungurwa n'abana babo ahubwo se bumva iyo umukobwa atatse umugabane aba atabangamiye uburenganzira bw'abazamukomokaho wowe urabyumva kure n'uwamahoro amaze kubisobanukirwa pe ni byiza igikwiriye rero nuko twatumiza inama y'abashinzwe imibereho myiza y'abaturage mu midugudu tukabahugura itegeko rikabacengeramo ibyo nibyo rwose executive ni igitekerezo cyiza ahubwo ndumva byakorwa vuba amahugurwa agatangwa bityo rero abo bahuguwe bakajya bahabwa umwanya mu nama za buri kwezi z'umudugudu bagafata ijambo bagasobanurira abandi bikamenyekana bikagera kuri bose ababyeyi bakamenya inshingano zabo ndetse n'abana b'abakobwa bakamenya uburenganzira bwabo rwose n'abasaza banjye kandi bakamenya ko ibyo mbabwira bifite ishingiro atari ibihuha nk'uko bibwira kuko ntabwo bikwiye ko abavandimwe birirwa mu manza z'amahugu babura
gutorana amasambu bitera amacakubiri mu miryango bityo ukazasanga inzangano zigeze no mu buvivi. Nibyo burya abantu baburanye kongera kubunga biragora. Reka si yari abavandimwe noneho umuryango ucika amaka kabiri bamwe bakajya ku ruhande rumwe abandi ku rundi. ubwo ni ukuvuga ko ikibazo cyanjye rero mu cyanzuye mutedimo. Ibyo Dima avuga nibyo w'amahoro. Twirinde ibitera amakimbirane mu miryango dukangurira abantu kubahiriza itegeko ryo kuzungura. Abatarabikoze neza mu nama z'umudugudu tubashishikarize kubikosora bityo tubanze turebe aho ibintu bigana. Turabaha igihe gito kandi mu nama z'imidugudu tujye tuba dufite n'amazina y'abo tuzi barenganijwe n'imiryango itararangije inshingano zayo. Ibyo nzasaba abashinzwe imibereho myiza mu midugudu babitegure. Ni byiza. Ndumva ibibazo bizahita bikemuka bidatinze cyane. Aho bizananirana ubuyobozi buzabikora. Niyo mpamvu nifuza kuzajya mba ndi muri buri nama yose izaba yateguwe n'umudugudu kuko ibibazo bimaze gukabya. Kumenya ikiganiro kibaye mu nama y'umudugudu kitabashimishije se Sylvain. Tugomba kwigisha abantu gutakira neza rwose ibyo mvuga. Ariko n'ubundi ibyo wavugaga ntibyumvikanaga. Mbese wabyakira utabajije ibibazo se ababajije ntibasubijwe. Twagize n'amahirwe umuyobozi w'akagari yarasuye umudugudu wacu arushaho gusobanura neza iby'itegeko ryo kuzungura no gushyiraho igitugu katanze ukwezi kumwe gusa ngo niyo byakozwe. Sibyo se cyane cyane ko yavuze n'amazina y'abarenganijwe. Atanga urugero kuri mushiki wanyu w'amahoro anakangurira umukecuru mama wanyu kurangiza inshingano ze nk'umubyeyi. Ukwezi kumwe ngo mbe ndenganuwe. Tade yizeye kubwira umukecuru ibyavuzwe mu nama agiye mubwiye yagira ngo ndabeshya. Ikibazo ngira kumena amatwi uvuga ubusa. Ese na musaza wanjye mukuru yari mu nama. Muraba Sylvain yerega simbana n'abaherutse. Ntumena umutwe. Byanshimishije rwose ko baje mu nama. Muri bamwe bakandagira amategeko bibeshya ko bajijutse kandi bageneye guhugurwa. Akwihanganye sikakira umukono wangera. Bashize imyaka irenga ibiri utagukoramo. Kandi wa mukobwa we ushatse wacisha make. Yego ngo uhagarariwe n'ingo aravoma ariko buri ushobora no gusanga urimo kuvomera mu rutete rwose. Bishatse wansuhuza ahubwo washaka kongera ukankunda cyangwa ukanyikundishaho kuko mu minsi mike ndaba narenganuwe nasubijwe agaciro mfite uruhare nanjye ku mutungo mfite isambu kandi nzi ko mu bana n'abifite batazagira icyo babakeneraho. Tugende w'amahoro tugende neza ko basaza bawe baba abambere mu gutanga urugero barenganura bashiki babo bashyira mu bikorwa itegeko ryo kuzungura uko ryatowe n'uko ryanditswe nta nyuguti n'imwe ivuyeho rwose. Tade mbaye ngiye mu rugo rero nukenera ko nkwibutsa ku by'iryo tegeko ndarara ndi gusobanuriye mama we utazagira icyo wicaho kuko njye narifashe mu mutwe. Reka njye kuba nigisha na wa mukecuru ariko nabyumva none hariya sura kariya gashyano kariya gatindi wumvise ukuntu gatwira sosirive. Iki gihugu nacyo gishyiraho amategeko ashyira hejuru abagore rwose kizaba kibona ingaruka zabyo gusa. Icyo batazi n'umugore warenzwe urabona ukuntu atangiye kuturengwa hejuru urabibona koko. None se Sylvain urabona uraba amahoro tuzamukizwa n'iki koko? Kuva yamenya ko ririya tegeko ribaho nitugisinzira arara ducira imigani adushyiraho iterabwoba ubwo rwose mbona ko ari we ufite uruhare rwose mu burwayi bw'umukecuru wacu. Uzi n'ikindi Tade ndakumva hagomba kuboneka igisubizo rwose kandi ntabwo bigomba gutinda. Amagambo ambwiye nkorogoshoye mu mutwe arandiye Tade ariko sinihanganira ko umuhungu wanjye Dimo gitifu w'akagari muzima nuko atinyuka kudusuzuguza akanadusuzugura imbere y'abatuye uyu mudugudu wose. Ntabwo bishoboka. Ikidashoboka ni iki? Numiwe pe numiwe ubone kuko Dimari indagire ari uducisha umutwe ari utunyagisha kandi ari umwana wacu. Mwihorere buriya uriya yinjiye muri politiki yo gushyira hejuru abagore buriya byararangiye.
kigoryi gusa gusa icyo mubwiye njye ngo narabyaye nkajya mu bagabo gusa icyo mubwiye ni uko uretse kuba bagiye kutunyaga amasambu yacu uriya mugore w'amahoro ndetse n'umuhungu we ntituzabakira pe ubwirasi bwabo umurenge wabo n'ibindi no kuba kariya gahungu ntituyisabe ari agahanga mu ishuri kazanatsinda byanze bikunze ibyo nabibonye asigaye rero afatanyije n'umuhungu we rero baze batwihorere abo gusa si mwibwira ko namara kubona umugabane we abagabo batinda kumwinjira maze abanzi baduhurira ari benshi uretse ko rero reka nkubwire tadeyo ngewe siliveri ntabwo nakwihanganira udutera uzabikora biki ngewe umumaro namara kubona umugabane we aba afite uburenganzira busesuye bwo kubanamo n'uwashaka kuki siliveri reka nce fiyo ku kabari mfata agacupa nzi kureba ko nabona ibitotsi ntabwo numva umutwe umenaguritse pepe neza neza koko itegeko tuzaricikira siliveri yewe ibyo uko bimeze ni itegeko nyine nta kundi ntaho tuzaricikira rwose kuko ruriya rubanza rwose n'uruhinja rwa ruca akacu kashobotse ririya tegeko rero riratubangamiye ariko rero tugomba kugira icyo dukora tudatinze ikiza siliveri dushaka icyo dukora kunge nabaye imbwa rwose ririya tegeko rishyize munsi y'uw'amahoro neza neza reka mubwire tadeyo naregera ni ugushaka ukuntu w'amahoro tumurigitisha we n'uriya muhungu we bagapfa urumva sinzi uko tubigenza gusa niba tumuta mu ruzi rukamutwara niba tumutema niba tumugaburira uburozi simbizi ariko tade aveho pe ave ku isi naho ubundi nta ruvugiro turaba dusigaranye ave ku isi pe siliveri aveho ibyo nanjye nabitekerezaga ariko natinya kubikubwira kuki se gusa ntituzabicira rimwe kandi ntituzabica urupfu rumwe hazabanza uw'amahoro umuhungu wakurikireho nibyo rwose ibyo ngibyo reka twicare kuri uru rutare tubiganireho neza rwose tumugambi kuko uw'amahoro agomba gupfa bidatinze vuba rwose naho ubundi tuzaba dusuzuguritse nabi oya kandi uriya mugore n'umuhungu we n'abinjira be bose twabakira dute tumurangize niko bimeze mama urampamagaye ndakumva mama umeze akomerewe mwese muri iki mama bigenze nge mama tega amatwi mwana wa tega amatwi wumva ibyo mubwira mfite ubwoba mama mfite ubwoba ko ugiye gupfa mama urushaho kureba nibyo mwana wanjye ngiye gupfa urupfu ndarwumva rwose ruza runtwara mama kuko ugiye kunsiga njyenyine kuko nzabone nagufite mama wipfa we ceceka mwana wa wirira batakumva ahubwo tega amatwi wumva ibyo mubwira ndakumva mama tuyisa ugiye gusigara wenyine njyewe ndagiye ariko ntaho ngusize ndabizi mwana wanjye maze urire wihanagure kuko ntawe uzongera kurira ubu niwe ugiye guhura n'ibibazo ariko uzaba akagabo umwana wanjye mama rumena nyogokuru nzabakizwa n'iki mama nta kizaba gukiza ndabizi kuko nanjye uburwayi bwanjye si gusa nkeka ko ari bo bampitanye nanjye ndabikeka mama iyo mbona ukuntu batureba bakicirana amasi
simbishidikanyaho nibo bampitanye nta bandi. Niyo mpamvu ngusaba nti mwana wanjye unyumve unega amatwi. Ndakumva mbwira mama. Maze mu gitondo cya kare ubyuke wugurure buhoro buhoro maze wigendere. Uranyumva? Ntihagira uguhamagara uvuge ko ugiye kuvoma nta mazi twararanye. Genda kuko mama ngeze ma. Simbizi mwana wanjye, ugende gusa. Icyo nifuza ni ukubungura urugo, banyukura ukabahunga, kuko amaherezo nawe bazakwivugana. Mama oya singenda, sinigenda, sinagusiga wenyine urwaye. Ninde se waguhereza amazi yo kunywa? Ninde se wagutekera agakoma? Ibyo bitekerezaho mwana wawe. Nyine ntagiye mfite cyo kubaho. Ibyo nifuza ni ukukiza amagara yawe. Uranyumva? Tuyisa. Dore bugiye gucya. Ningukomanga ubyuka ugende. Mama, yo, kuko uratize amashuri yanjye ndayataye. Tuyisa. Karame mama. Nimva nzi ko ntagusize muri abo bagome ndapfa neza. Uranyumva? Ariko nimva nzi ko mbagusizemo ndapfa n'agahinda. Tuyisa. Hunga mwana wanjye. Hunga banyakurume batazakwivugana n'ibisambo ya nyoko. Mama, kuko barakwivuganye, kuko ugiye gupfa. Muri iki gice cya mbere cy'umukino ntukihebe ritararenga wanditswe n'umubyeyi Destur Sylvia, mwumvisemo Uwamahoro mwakiniwe na Karangwa Liliane, Tuyisabe mwakiniwe na Gihana Brice, Silveri mwakiniwe na Niyitegeka Graciane, Tadeyo mwakiniwe na Ndabananirwe Majandora Croix, Goreti mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Bereta mwakiniwe na Mukamusoni Josephine, Edimo mwakiniwe na Twagirayezu Evariste, naho wabakiniye Sara ni Ishimwe Mugisha Divine. Umutoza w'abakinnyi ni Musaidizi Jean Dodier. Nimugire ijoro ryiza. Ikinamico. Thank you.